Hari igihe wicara ukibaza uti ese koko hari icyo ndi cyo, ukareba ibyo wagezeho ukumva bidahagije, ukareba abandi ukumva uri hasi yabo, ukibaza niba hari icyo uzageraho cyangwa niba uri gutakaza igihe cyawe. Ibihe nk'ibi nibyo bikomeye kurusha ibindi, kuko nibiba ari ibibazo byonyine ndetse ngo biba ibibazo byo hanze, ahubwo biba biri imbere muri wowe. Ariko rero reka nkubwire ikintu gikomeye, uko wiyumva ntabwo ari kuri. Ibyo wibwira mu mutwe wawe si byo bigena agaciro kawe. Hari byinshi utarabona, hari n'ibyo utarabona muri wowe. Niba wumva nta gaciro ufite, si uko ntako ufite koko, ahubwo ni uko utarakabona neza. Ntukareke cyangwa ngo urebe aho ugeze gusa, ahubwo reba n'uburyo bwo gukomeza. Ntukarebe ibyo wabuze gusa, ahubwo reba n'ibyo wize. Ntukarebe ibyo uri gutakaza, ahubwo reba n'aho wavuye. Kuko umuntu utekereza ko nta gaciro afite, akenshi bene uwo nguwo aba yibagiwe urugendo rwe. Hari imbaraga afite nubwo atari yazibona neza ubu. Hari ejo hazaza hawe nubwo hataragaragara neza. Ntukemere ko ibitekerezo byawe biguca intege, ahubwo jya wibwira uti nubwo nabyumva neza, ndacyariho kandi ndacyakomeza. Kuko kuba uri hano ubu ngubu ni igihamya ko urugendo rwawe rutararangira, kandi aho utaragera ushobora kuzahagera, kandi ukagera n'aharenga aho ushaka kugera. Mu gihe rero ubuzima bwawe bukiriho, uracyafite impamvu ndetse uracyafite n'amahirwe menshi yo kuzagera ku byo ushaka kugeraho. Ntukiteshe agaciro cyangwa ngo wumve ko nta gaciro ufite.